Hello friends, ibisanzwe ni Valens Benman. Uyu munsi akaba hari umuvandimwe wifuje ko turebera hamwe uburyo zino Ray-Ban zikoramo. Muri Ray-Ban bita home, insert, annotation, parametric, view, manage, output n'izindi ubona hano hejuru. Izo zose ni ubwoko bw'ama-Ray-Ban akoreshwa muri software ya AutoCAD. Uyu munsi rero nkaba nifuje ko turebera hamwe izi drawing tools na modifying tools. Tutaratangira, kwibutsa umuntu utarakora subscribe kuri channel yanjye ariyo yitwa Update Online Class 2 Software and ICT Skills, ko yakora subscribe kugira ngo video cyasha na uploadinze kuri channel yanjye ajya ahita yibona. Ubwo twatangira tukarebera hamwe uburyo zino tools zikoramo, arizo bise line, polyline, circle, arc, rectangular, polygon, hatch, cycle, rotate, move, copy, trim, stretch, chamfer, fillet n'izindi. Ubwo tugiye kurebera hamwe zino tools zo muri drawing tools, twongere turebere hamwe na ziriya modifying tools zikoreshwa muri software ya AutoCAD. Tukiri ahangaha dore urabona hano hari command line. Ushaka gushushanya umurongo uraza ugakirika hano kuri line, then bashushanya umurongo wawe y'ibisanzwe. Urabona ko bihita bikwereka ko ushobora kumanura, ukaba washushanya figure yose ushobora kubushaka kuba wagira ute wagaragaza. Urabona ko cursor irimo irakora imovinga. Ushaka kuva kuri command ya line ukanda escape kuri keyboard yawe. Urabona ko hano hari polyline, uraza ukahakirika, then ugaspecifyinga starting point, then ukaza ukagira ute nabwo ukaba washushanya bisanzwe. Nabwo urabona ko zose zikora kimwe, ni ubwoko bw'imirongo ariko bukora ibintu bigize ute bitandukanye. Ushobora kuba wahitamo gukoresha line cyangwa ugakoresha icyo bise polyline. Then cycle, uraza ukirika hano kuri cycle, then hano urabona ko hano hasi bari guspecifyinga ngo diameter, cycle yawe iraba ifite diameter ya kangahe. Uraza ukirika hano kuri diameter. Niba uri gukora muri centimeter wenda ukashaka wifuza ko igira diameter wenda y'10, ubwo radius iraba ari 5, uraza wandikemo 10, then ukirike enter. Urabona ko uruziga rwawe ruraba rugize ute rurabonetse. Then ushaka gushushanya arc, urabona ko hano hari ubwoko bwinshi bw'ama-arc. Hari 3 point, start, center and end, start, center, angle, start, center. Wewe uhitamo bitewe na arc yawe ushaka gushushanya, uhitamo ubwoko urakoresha. Kadukoresha wenda 3 point. Turaza dushushanye. Niba ari arc yacu specifying point, turangiza tuvuge wenda ko turashushanya arc ifite 10 cm, then click enter. Turangiza kuyibona. Urabona ko ubwayo igenda imovinga bitewe nawe ushaka kugira ute kuyigeza wowe. Then urabona ko nize kuriya, urabona ko ni arc. Iyo uzi ko ayiselectinga uku nguku, urabona ko bakwereka 1 point, 2 point and 3 point na center yayo. Iyi ni center ari nayo yino, then ukaza ukagira ute za point kare 3 kubera ko twakoresheje 3 point bahita bazigira ute bazitwereka. Then tujye kuri command ya rectangle. Uraza no specifying point. Urabona ko nuza guca iraza igira ute igaragara ishushanyo. Niba ushaka wenda rectangle ifite wenda
10:8, kama 8, then enter. Bahita bagira ute, barahita bayikwereka. Ngiye kugira ngeragare neza, urabona ko iyo uje hano kuri measurement yayo bahita bakwereka mesure zayo. Ushobora kuza hano, ukaza hano kuri distance, ugaselectinga ahangaha, ugera ahangaha kuri point, urabona ko bahita bakwereka ko ifite 8. Washaka ukaza kuri side yo hasi, kuri side y'uburebure, ukaza hano kuri distance, then ukaza hano kuri point. Ahangaha twagize, urabona ko bari kukwereka ko kuva hano kera hano ifite mu santimetero 10. Urabona ko rectangle twashushanyije ifite 8x10. Then tuze dushushanye muri command, tuze dushushanye icyo bise, ukiritse hano kuri aka kantu, urabona ko arakoresha kamanuka, arakwereka rectangle and polygon. Ushaka gushushanya polygon, iyo uraza barakubwira ngo hano hasi ngo polygon enter the number of side, ashiramo umubare wa polygon ukeneye. Niba ari side 5, 7, 8, uraza upressing hano, tuvuge ko dushaka wenda ya side 9, then du pressing enter, then repeat enter, specifying. Hano urabona ko barahita batwereka ngo iraba ari uninscribed in cycle cyangwa irabiri circumscribed about cycle. Duhitemo inscribed in cycle. Urabona ko ihisigira ute, ihisiza number of side. Noneho tugaspecifyinga radius, tuvuge ko wenda radius izaba ari kangahe, ari 5, then enter. Urabona ko izaba imeze uku nguku. Tuza tukazoominga, urabona ko ifite impande zingahe, 9. Niyo bise nunagon 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Urabona ko igezute, iroroshe kuba wayishushanya ukoresheje ino software. Noneho hano hari n'indi toolbar cyangwa se command tools yitwa hatch. Ukiritse hano hari akantu gahari hatch, ushobora kuba wahashyira muno, wacamo imirongo, wayihashyira. Ariko kuyihashyira ushobora kuba wakoresha ino command bita hash. Wenda niba ngiritsemo hano, then ngaza selectinga yino noza, urabona ko hayisajamo hatch gradient. Ushobora kuba waza ukayihindura hano, wayihindura bitewe n'iyo ushaka kuba wagaragaza. Then ushobora no kuba wahindura n'ibara ryayo bitewe n'uburyo ushaka ko izimeze. Niba ukoresheje hatch gradient, urabona ko bigenda bihinduka bitewe n'ibyo ushaka ko ugira ute wahashyira. Then twongere turebere hamwe indi command toolbar yitwa iyi turayibona. Durabona ko nanga hari other kind of cycle. Ushobora gukoresha center cycle cyangwa se axis end cyangwa se elliptical. Kuba waza specifying a point, ukaza hano, urabona ko ushobora kuba elliptical bitewe n'uburyo ushaka kuba yirute wayishushanya. Kunguku kayigaragaza bitewe n'icyo ushaka kuba wagaragaza. Urabona ko tubonye drawing tools zose izishoboka tumaze kuzibona. Katurebere hamwe n'izi command za modifying tools. Ikindi dukomeza kwibutsa umuntu utarakora subscribe,
ngakanda aho ngaho hari akazogera kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza. Izi modifying tools harimo move, copy, stretch, rotate, mirror, scale, align, chamfer, trim, offset n'izindi. Ubwo twe tukaba tugiye kurebera hamwe nazo uko zikora. Urabona ko hano nshobora kuba naza ngatanga command of cycle, nkaza ngavuga ngo ino cycle yanjye iraba ifite wenda radius. Niba naza command ya cycle, aba naza ngavuga ko specifying point, nkaza hano ngakirika hano ngavuga ngo iraba ifite diameter wenda 15, then enter. Ubwo niri none ndakenera kuba nagira ute nayimuvinga ngayikura kuri iyi side ngayizana kwenda kuri iyi side. Nkaza ngirike hano kuri move, nze ni selecting, then ndangiza kuyiselectinga select move, ndabanza ni selecting, indangiza nze hano handitse move, indangiza specifying point. Nshobora kuba nayifatiramo hano muri center ngayimuvinga nyizana he ahangaha, then nshobora no kuba nayimuvinga ngeze mu distance ngavuga ngo ndayimuvingira kuri distance ya kangahe. Nshobora kuba navuga ngo ndayizana kuri distance y'10, then pressing. Turabona ko mvuye hano muri center kugera hano niho hari 10. Kuba navuga ngo ngiye kurimuvingira kuri distance ya 30 hano muri center, then mvuye muri center ngera hano wenda ngire mu distance ya 30, pressing enter. Copy nazanye selecting, inangiza nze hano handitse copy, inangiza moving nyizana hano ndi hano, kuba nayizana hano bitewe nabona nayikuramo copy nyinshi. Then nshobora kuba nakaturezi tuzikuremo dutange indi command y'indi shusho. Nshobora kuba naza hano tanga wenda n'urugero kanjushanye rectangle imeze uku nguku cyangwa se kare imeze uku, noneho kanze n'umurongo wa extend noneho nse wenda ntange command ya y'iyi chamfer. Nshobora kuba naza ngahakirika, then nangaza kuhakirika ngaza hano kuri distance, nshiramo distance wenda mvuge ko ndachamferinga wenda 5, pressing enter, nongere nshiremo 5, pressing enter, ndangiza nze hano kuri iyi line selecting, and then selecting another line, then urabona ko chamfer irabonetse. Ninjaka gusubizamo iyi command ya chamfer, ndaza ngende kuri cursor yanjye right click, then repeat chamfer, nongere nze hano aha ngaha, urabona ko yabonetse. Then nongere ngange right click, then repeat chamfer, ikaha aha ngaha urabona ko yabonetse, then repeat chamfer aha ngaha mukiri selecting n'uyu murongo, urabona ko chamfer yacu gizote kuri ikoramo. Then nshobora kuba naza ngakora nkongera ngashushanya wenda tanga indi command offline,
then nkaba naza ngakora urabona ko ngiritse hano handitse cyangwa harimo icyo bise fillet rero yikora ite, naza hano ngikirikeho then nza hano handitse radius, itandukaniro riri hagati ya chamfer na radius yuko hamwe dukoresha distance ahandi tugakoresha radius. Kuri chamfer dukoresha distance, kuri fillet tugakoresha icyo bise radius. Radius njobora kuba navuga ko nayo wenda ari 6 nka pressinga enter, nkaza hano nga selectinga this line, naha ngaho urabona ko chamfer yacu isigizute izamo, then ngakirika right click, ngakirika hano handitse repeat fillet, nkaza hano naha ngaha urabona ko fillet yacu igizute irakozwe kuri buri, then ngaza ngongera nga pressinga enter, ngaza kuri iyi line another line, then fillet kabigizute irabonetse. Then njobora no kuba nasubira inyuma akanda Ctrl Z, ngaza wenda ngakora offset, tukarebera offset ikora ite. Kuba naza ngakirika hano offset, wenda ngavuga ko offset yanjye igomba kuba wenda ari santimetero wenda 2, then press enter, ngaza kuri iyi line, urabona ko bari kuvuga ngo offset iraza inyuma cyangwa se irazamo imbere, ngaza ngayikirika hano imbere, ngaza no kuri iyi line offset ngayizana imbere, ngaza hano then wenda ngaza naha offset kaza imbere. Then murabona ko akantu gasa nakumva cyangwa gukuramo command nganda escape, then urabona ko offset irarangira, urabona ko trim yo ikora ite. Rero wakwibaza ngo trim ikora ite. Trim ushobora kuba waza ukayikirikaho ugatanga command ya trim, warangiza wenda njaka gutriminga yino mirongo irimo hagati agasigarira akantu kameze ngaki anuza nga thickness wenda y'urukuta, urabona ko iyo kari akantu k'umutuku kari kwaka, bivuze ko ushobora kuba wakuramo turongo turimo hagati. Trim ni imeze nga ese yitwara ngo guhanagura, ariko trim ikakora iyo hari imirongo inyuranyemo nibwo ikora, ayo itanyuranyemo ntabwo. Urabona ko nkoresheje ya trim ya mirongo yagaragaragamo hagati n'iyarengaga yose isivamo, bisigara akantu kameze kuriya. Kanguremo ino command, nshobora kuba navuga rero ngo muno mu rukuta mo hagati, muno muri iyi thickness y'iyi mirongo mo hagati, nshobora kuba nahakorera hatch, nkaba naza ngahakirika, then haza hano nanga selecting zo nanga bakoza nanga selecting, then urabona ko selecting hariya bita bigirute bimbere hahita hazamo ya hatch yacu. Nshobora no kuba nayihindura ngayigira imirongo bitewe n'icyo njaka kugirute kugaragaza. Murabona kidepend, nshobora kuba naza wenda ngavuga ngo reka nze ino hatch ibemo imbere gusa. Waza ya mirongo ngo trim nyikureho nk'ibisanzwe, wenda ngaza ukayitiriminga, wenda ngavuga ko kano gace k'imbere ariko ngiye gukorera hatch, kaza ndanye command ya hatch, then selecting this internal line, abona kiti kora, then ushobora kuba naza nkahashiramo hano imbere,
then ya commande ngagira ute ayikora. Kuriya rero niko hatch ikoramo. Dushobora kuba twarebera uburyo ki ushobora kuba warotatingamo yino object yawe washushanyije. Ushobora kuza ukayiselectinga ibisanzwe, abanza ukayirotatinga nk'ibisanzwe ukayiselectinga, hanyuma ukabona ugatanga commande ya rotate, select all, then click rotate, specify the point. Urabona ko bitewe niba yari hameze gutya nshobora kuba nayihagarika nkayirotatinga, ni ukugenda nyihindukiza nyigira gute, ubu nshobora kuba nayishyiramo imeze uko, nkongera nkayiselectinga nkayigarura wenda uko yari imeze, specify the point, kuba nahitamo yino kuba nayizana uku, zose zirakora. Ikindi dushobora kuba twarebera hamwe uburyo ki iriya array ikoramo, array cyangwa se mirror, tukareba ngo zo zikora zite. Hari n'akandi tutari twabonye kariya bita extend. Urabona ko nshobora guca imirongo, bavuga extend kiritse hano handitse file, turabona ko hano harimo extend. Nshobora kuba nashushanya imirongo yanjye, nkaza ngatanga commande y'imirongo, wenda ndashushanyije ndavuga ko bize guca urabona ko hano ntabwo hahuye. Rero njyaka kuhuza ino mirongo naza ngo ari cyo bise extend, ndane extending uyu murongo n'uyu nguyu biza kugira ute, biza guhura. Naza nanjye commande ya extend hano, selecting uno murongo uzahita ugira ute, ugerayo uhuza hariya. Ninjyaka kugira ngo hano kano kari kurenguka aho kaveho, nzaza nga trimming. Ubwo icyo nzaza gukora, nzaza hano trim, then kano nzengira ute ngakureho. Urabona ko commande ya extend yo extending imirongo itahuye kugira ngo ibashe kuba yahura neza. Then iriya iyo bise mirror yo ikora ite rero. Ushobora kuba naza ngashushanya, tanga commande y'imirongo, naza ni urugero wenda bimeze uku nguku, reka mvuge ko ari aka ngaka ndushushanyije. Ninza gutanga commande ya mirror, naza mbiselecting, then click mirror, then specifying point. Urabona ko birahita byo nabyo byirotating, ariko bigendeye kuri ya point nagize ute na specifying. So urabona ko nta kigoye kirimo, ibintu byose nshobora kuba nahitamo yino. Urabona ko iyo ishobora kuba yagira ute, nakunda nayispecifize, havuyemo akandi gasa nako kuba repeatinga, nta bigoye birimo, ibisanzwe imeze kuriya. Urabona ko nta kigoye kirimo. So nibutsa abatarakoze subscribe ko ubu ngubu bayikora, kugira ngo video yose uploadinzwe kuri iyi channel ujye urayibonera ku gihe. Guys, ndabashimiye.
mwakoze, tuzongere guhura mu isomo ry'ubutaha turebera hamwe zino annotation, layers, block, property, uburyo kizikoramo. Ubwo naho ubutaha, bye bye.